twongeye kubaha ikaze bakunzi ba One Nation Radio. Jane Bahati Kalisa, nk'uko twabasezeranyije kino kiganiro kijyanye na business. Iki ni ikiganiro business time hano kuri One Nation Radio. Ni ikiganiro kigenerwa aba diaspora n'abanyarwanda bose muri hanze y'u Rwanda n'abari mu Rwanda, namwe kirabareba. Ni ikiganiro kiba akenshi hano kuri One Nation Radio. Nk'uko rero twabibabwiye, dufite umutumirwa uyu munsi uri butuganirire kuri business isa nkaho igezweho, ariko abenshi ntabwo mwari muyizi, ijyanye na life insurance. Tukaba dufite umutumirwa muri studio rero, kuko mubona ugiye kutuganiriza byinshi kuri ino business. Muraho murakoze Bahati, murakoze kutwakira, kandi mbone akanya ko gusuhuza abatwumva kuri One Nation Radio. Urakoze cyane. How is Texas? Texas mumeze mute? Texas turaho tumeze neza, ni akazuba kenshi nk'uko bisanzwe, tumeze neza. Wakoze kwakira ubutumire bwacu Businge, tukaba twarakwifuje kugira ngo tuze kuganira byinshi kuri ino gahunda ijyanye na life insurance. Twagiye twakira ibibazo bitandukanye, badusaba ko twazabazanira umutumirwa akabaganira byinshi kuri ino business. Murakoze, ni byiza cyane, ni ikiganiro cyiza. Nanjye nk'umuntu ubifitemo ubumenyi cyangwa ubuzobere bwinshi, nkora n'ibibazo bitandukanye. Byaba byiza rero ko twasangiza abatwumva ari ibibazo bafite tukabisubiza, ari n'ibishyashya twabigisha tukabisangira, ngo burya twese twiga dusangiye. Ni byiza cyane, murakoze. Urakoze Businge, karibu cyane, kubera ko ntago ari ubwa mbere tukwakire kuri One Nation Radio. Wisangira umusango hano kuri One Nation Radio. Murakoze. Tutangira ikiganiro rero, ino business mutangiye ino gahunda mwayitangiye mute, yaje ite? Tubwire mu ncamake. Murakoze Bahati. Njyewe ubwanjye banyita Immaculate Businge, ndi umunyarwandakazi, ndi umubyeyi w'abana 2 n'umugabo umwe. Nkaba maze igihe kirenga imyaka 20 muri Amerika, niho nize, niho nakoze imyaka myinshi. Njya gutekereza igitekerezo nk'umuntu wabaye muri iki gihugu, narebye imbogamizi nyinshi abantu bose muri rusange bahura nabo, si abanyarwanda gusa cyangwa abanyafurika gusa, ariko imbogamizi zituma abantu benshi batagera kuri American Dream twese tuza twifuza, cyangwa se n'abanyamerika bose bifuza. Naje gusanga rero imbogamizi akenshi si uko tudakora cyane, ariko nuko akenshi muri financial planning bijya tugiramo imbogamizi ntitubinoze nk'uko bikwiye. Ariyo mpamvu na company yanjye nayise IB Financial Freedom Solutions. So muri gahunda zanjye rero kwari kureba ni buryo ki nafasha abanyarwanda cyangwa abantu bose muri rusange kumenya uburyo buzima twiteganyiriza mu buryo bwa life insurance cyangwa ubwishingizi bw'ubuzima, kugira ngo duteganyirize ejo heza hacu n'imiryango yacu. Muri make no ku gitekerezo cyaje, hari ibibazo byinshi duhura nabyo muri izi society tubamo. Ugasanga umuntu agize ikibazo cy'uburwayi cyangwa se yitabye Imana, ariko umuryango ugasanga ntabwo awuteganyirije bikwiye, kuko akenshi koko dushyize mu gaciro kwa achieving American Dream cyangwa se kubaho mu buzima wifuza, ntabwo ubaho ibyo bita paycheck to paycheck muri iki gihugu. Nabo twahabasanze abasangwa butaka bacu, kugira ngo uzagere kuri bwa buzima wifuza ubaho paycheck to paycheck biragorana. Ariko iyo ukoze financial planning neza, ugateganyiriza umuryango wawe hazaza neza, niyo wagira ikibazo izo ngoboka zirakugoboka, kandi ukabaho uko wifuza, waba utanahari n'umuryango wawe ugakomereza aho wawusigiye udahungabanye. Nuko rero igitekerezo cyaje ari ugutanga serivisi mu bantu zibafasha kugira ngo bateganyirize ejo heza habo hazaza. Nuko igitekerezo cyaje Bahati. Murakoze. Urakoze Businge, igitekerezo uburyo cyaje murumva ko cyari gikenewe. Twebwe tuba muri diaspora hano tumaze imyaka hafi 8 hano muri diaspora, ariko iki kibazo kirakomeye cyane, aho umuntu wanyu yitaba Imana hakaba ikibazo cyo kumushyingura. Twabonye hano abazungu barabigize umuco bo, life insurance, ubwishingizi bw'ubuzima ni ibintu bo bibabamo mu maraso,
ababizi yariteganyirije kera azi nuko bizagenda aramutse apfuye. Rero ino gahunda mwazanye yo kwigisha abantu, gahunda yo gushishikariza abantu kugira ubwishingizi bw'ubuzima, nibaza ko ari gahunda nziza kandi yo gushimirwa. Kandi koko ni ukuvuga ngo si wowe wenyine ndumva n'umuryango wawe wose uba covered. Madame Businge, wansobanurira ninde uri eligible, ninde usaba buno bwishingizi kugira ngo tubyumve neza? Murakoze Bahati, ngira ngo gusobanura iki kibazo ndabanza nkavuga nti ese ubundi ubwishingizi bw'ubuzima ni iki? Mbere yuko mvuga ngo ninde ukwiye kubufata, mbere yuko mvuga ngo ninde bwagirira akamaro, navuga ngo ubwishingizi bw'ubuzima bundi ni iki? Ubundi life insurance mu camake ngenekereje ukuntu abisobanura ni kwa kwiteganyiriza kw'ejo hawe hazaza, insimbura kuvuga ngo ndamutse nkanjye ubwanjye nkora nkatunga umuryango wanjye uyu munsi nkateganya n'ejo hazaza, ndamutse ntahari byagenda bite? Ese ndamutse ndwaye simbashe gukora amezi 5 umwaka, ese ubushobozi bwanjye financial stability yanjye ihagaze ite? Nabasha kwitunga nkatunga umuryango wanjye, ndwaye indwara ikomeye simbashe guhungabana? So life insurance rero umuntu wese wumva ko abayeho umuryango we utunzwe nuko akora, aramutse atabashije gukora yahungabana, uwo muntu wese aba umujeni, aba umuntu mukuru ufite umuryango wese arayifuza. Kuko life insurance wenda tubaza kugera mu buryo bwo gusobanura iteye zimeze zite. Ubundi traditional life insurance zabagaho kera, ngira ngo twese niko twe tuzizi ko abantu bazi ngo igufasha ari uko witabye Imana gusa. Ariko insurance ziriho muri iki gihe, modern life insurance ziriho muri iki gihe, nanjye service ntanga muri insurance izana n'ibyo bita living benefits. Bivuze ngo ntukeneye gupfa kugira ngo uyikoreshe, ari nayo mpamvu tuzita ngo ni life insurance you don't have to die to use. Bivuze ngo umuntu ashobora kurwara indwara ikomeye, indwara idakira, cyangwa indwara ikomeye isanzwe ikomeye, wenda izo bita ngo ni critical illness, terminal illness cyangwa critical illness, ukabasha ku accessinga death benefits zawe zikagufasha muri cya gihe utabasha gukora, ukitunga ugatunga umuryango wawe, ukivuza ukagera hahandi ubasha kongera gukomeza ubuzima busanzwe. Kandi wagira n'ikibazo ugapfa, kuko abantu bose bazapfa, twese niyo tugana. Wa muryango wawe wakoreraga n'ubundi wateganyirizaga heza hazaza, ntungabane, ukawusigira ibizawutunga kugeza ku musozo. Muri make navuga ngo twese ari umuto ari umukuru, twese dukeneye life insurance cyangwa ubwishingizi bw'ubuzima. Murakoze Bahati. Urakoze Madame Businge. Twese, yaba umwana mutoya, yaba umuntu uri mu nzu, ntabwo bigira imyaka, umwana we yaba umwana yaba umuntu mukuru, ubivuze neza. Bisaba iki kugira ngo ugire ubwo bwishingizi? Hari requirement bisaba, hari icyo bisabwa, se ni amafaranga, hari ibindi bintu birenze kugira ngo unagire ubwo bwishingizi? Mu by'ukuri nakubwira ko nta gisabwa umuntu wese, nta gisabwa gihari cyatuma hari umuntu utabasha kuba mbese kuba yabubona. Icya mbere mbona gisabwa ni ubushake. Ikindi ni imyumvire, kumva ko biri ngombwa, kumva ko ari inshingano zawe guteganyiriza umuryango wawe cyangwa wowe ubwawe ejo hawe hazaza. Natanga nk'urugero, twese ko tuba muri iki gihugu, muri Amerika cyangwa mu bihugu byose biteye imbere kimwe n'iwacu, nta muntu n'umwe utwara imodoka adafite ubwishingizi bw'imodoka, car insurance. Imodoka urakora ukayigurira, ariko kumva ko ni inshingano zawe kumva ko ufite car insurance. Uguze inzu wese, mbere yuko ugura inzu ugomba kumenya ngo ngomba gushyiraho insurance y'inzu, kimwe nuko abantu bagura n'ibikoresho byo mu mago bagashyiraho insurance zabyo. Ugiye kureba gushyira mu gaciro ukavuga uti ese kuki nagura imodoka nkayishuringa cyangwa nkayishingana, ariko ubuzima bwanjye cyangwa umuryango wanjye muri rusange ukabura aho uri mukeze, uri mu iheruheru cyangwa se ureremba, ngize ikibazo wahungabana. Muri make numva nta kintu kinini gikomeye, igikomeye ni imyumvire gusa. Gushoboka birashoboka,
biranoroshye as long as umuntu afite ubushake kandi azi neza impamvu y'ubwo bwishingizi bukenewe ku muryango we nawe ubwe bwite. urakoze Madame Singe. Mfite ikibazo aho ngaho, niba koko twese tuba hano muri Amerika umuntu ashobora kubona ubwishingizi bw'imodoka nta muntu umusunitse, nta muntu umwirukanyishije, akamenya ubwishingizi bw'inzu, rent insurance, kuki ubwa life buba ikibazo kandi aribwo bw'ingenzi, ubona biterwa n'iki? Urakoze Bahati, ntabwo nibaza ko ndabizi umaze igihe hano ufite experience ya biterwa n'iki? Murakoze Bahati, ngira ngo ntabwo nakumva ko wenda sinzi niba ari ikibazo, ni ikibazo cy'imyumvire niko nabyita. Kandi ibintu byose ni information, it's lack of information. Ntabwo narenganya cyane nk'abantu bacu, nanjye sinakora ngo naje muri Amerika nari nyitunze cyangwa kuva kera nari nyifite. Ni ibintu tutamenyereye, akenshi turacyabaho mu buzima bwa basogokuru, living in our grandparents life, kandi turi mu gihe isi yihuta, isi umuntu wese yireba. Ni ukuvuga ngo kera umuntu yabagaho, imiryango yawe, abo muvindimwe bakaba ugize ikibazo bari mu muryango wawe, abana bawe bakabarera, umudamu wawe ntahungabane. Ariko ubu cyane turi muri iki gihugu, akenshi twese nta wazanye n'imiryango ye. Ni ukuvuga rero ngo ni wowe n'umuryango wawe, ni wowe ubwawe wireba ukimenya. Igihe tuzamara gusobanukirwa neza ko ni inshingano zacu gushyira planning za finances zacu hamwe, numva ko bitaba ikibazo, nta nubwo byakabaye bigorana. Ariko kandi ubumenyi biba ngombwa, niyo mpamvu tuza nk'aha ngaha One Nation Radio igatekereza iti ni ngombwa ko dukangurira abantu bacu ibintu byiza nk'ibi, serivisi nziza nk'izi, kuko mbona ko abenshi tuvuganye bose barabyumva, kandi abo tubasha kuganira n'utari ubizi aravuga ati icyo ni igitekerezo cyiza, ni serivisi nziza, nta n'impamvu nanjye umuryango wanjye utayagira. Kandi ni benshi bamaze kubiyoboka koko, ababyumva batari babizi, hari n'ababizi wenda yari afite idakwiye nawe agahindura agakora, afata koko imubereye nk'umuryango we. Ndumva rero ari ibintu bizahinduka, twese tuza turiga, twigira hamwe, twigira ku bandi. Numva ari ibintu bizahinduka kandi bigadufasha twese nk'umuryango, niko nabyita. Murakoze. Yes, Madame Singe, urakoze cyane. Ni urugendo rurerure, ni urugendo nk'uko wabivuze, ni urugendo rw'imyumvire. Kwigisha bitwara umwanya, bisaba kwihangana, ni ibintu abantu baba batamenyereye. Ni gute umuntu yishingira assurance cyangwa se ubwishingizi bw'ubuzima, umuntu ntabwo aba abyumva. Ese iyo upfuye ubusize umuryango ubusize ahabi. Ariko ino assurance ukuntu nzi ikora, ni ukuvuga ngo iyo ufite insurance niyo upfuye umuryango wawe uba usize ahantu heza, yaba mu kugushyingura no mu bundi buzima. Amafaranga uba waragiye wishingira ashobora kubafasha mu buzima bundi udahari. Twagiye Madame Singe, ubundi ni izihe nyungu, ubwo tugiye muri tekinike, ni izihe nyungu wa muntu ufite bwa bwishingizi abona iyo uyifite? Uba ufite izihe benefit, ni izihe nyungu ubona kuri buno bwishingizi? Murakoze Bahati. Inyungu ya mbere navuga ko is a peace of mind. Kuvuga uti njyewe ubwanjye cyangwa umuryango wanjye uratekanye, financially we are financially stable, we are financially free. Mbese dufite iyo freedom kuvuga ngo nakora ntakora, mpari ntahari, nzi ko umuryango mpagarariye, nzi ubwanjye bwite ko ntago nahungabana. Icyo nicyo cya mbere. Ngiye rero muri tekinike nk'uko babivuze, nkasobanura akamaro kayo cyangwa icyo life insurance ikora. Nahereye mbivuga ko ubundi umuntu abaha agakora agateganya gukora, agatunga umuryango we, akitunga nawe ubwe. Life insurance iyo ugize ibyago ukarwara indwara zikomeye, critical illness, terminal illness, chronic illness, bitewe n'ubwishingizi wafashe. Niyo mpamvu navuze ngo modern life insurance policies, njyewe izo ntanga, kuko hari nyinshi ziri hanze hariya zidafite byose. Ntanga insurance zifite living benefits, bivuze ngo nubwo waba uri muzima ufite izo ndwara, critical, terminal, chronic illness, waccessinga death benefits zawe, ukabasha kwivuza ntuhungabane, n'umuryango wawe ntuhungabane. Ikindi kandi nabwo
wagira ikibazo wagira ibyago ugapfa kuko twese tuzapfa, ari abatari bakuru barapfa, umuryango wawe nawo bawuha icyo bita death benefits izo waba wateganyirije, niba ari abana bakiga, niba ari inzu wari waraguze ikishyurwa mortgage ntibabatere iheruheru, niba ari ubuzima busanzwe bakabasha kwivuza. Ikindi nacyo muri assurance ntanga, hari assurance y'ubwoko bita indexed universal life insurance. Ubundi muri insurance cyangwa mu bwishingizi bw'ubuzima ngerageje gusobanuraho hari ibice bitandukanye, wenda navuga bibiri ko nibyo byangombwa kandi bizwi henshi. Hari izo bita term life insurance, ubwo ni ubwishingizi bw'igihe gito nk'uko babyita term. Ushobora gufata term y'imyaka 20, ushobora gufata imyaka 30, 35 cyangwa se 10. Ubwo bivuze ngo muri iyo myaka 35 cyangwa 10 cyangwa 20 umuryango wawe uri protected by that policy. Ugize ikibazo cy'uburwayi bukomeye iragutabara, upfuye itabara umuryango wawe. Hakaba ubundi bwishingizi ngewe nkunda gushishikariza abantu cyangwa aba clients banjye, ubwishingizi bwa burundu. Ni ukuvuga ngo ntabwo uzi igihe uzapfira, ushobora gupfa ejo, ushobora gupfa ufite imyaka 100 cyangwa 110. Gufata ubwishingizi bwa burundu numva ariyo planning nzima kuko ntawe uzi igihe cye. Ubwo bwishingizi rero bwa Index Universal Life Insurance nkunda gushishikariza abantu banyumva cyangwa batuganira, buragukavaringa for the rest of your life. Ubundi akubwira 130, 120 years ntawe uzagezayo. Ni ukuvuga ngo ufite 100% guarantee ko beneficiaries bawe cyangwa umuryango wawe ayo mafaranga uzayabona. Ikagira n'indi part noneho iyo bita cash accumulation. Iyo cash accumulation nk'abantu benshi tuzi ko tugira F1K ni ikigega abakoresha cyangwa se ushobora kwibikira kikazakugoboka waritayarinze, ariko akenshi nta nubwo abakwiye. Urebye igihe isi uko igenda ukareba yo warabitse ujya kwisanga ugasanga akenshi ntahagije. Hari n'abandi noneho bikoresha badafite ubwo bwishingizi, badafite icyo batabasha kwiteganyiriza muri icyo kigega cya F1K kizabagoboka baritayarinze. Iyi insurance rero nanone igushyiraho iyo fund yo bita cash accumulation. Ushobora kuvuga uti nyuma y'imyaka 10, 20 naritayarinze se nshobora kuyakurayo nkayakoresha, ayo ntahuriye na death benefits. Urumva ko uteganyirije umuryango wawe, wagiye nawe witeganyije muri cya gihe wagiye mu zabukuru, uvanayo amafaranga ya cash accumulation. Kandi none iyo insurance yo noneho ari itandukanye na F1K babandi bakora babika, ari tax free kubera ko washyizemo amafaranga yawe yamaze kuvaho imisoro ya leta. Ni ukuvuga ngo beneficiaries bawe cyangwa umuryango wawe uyavaneyo yose uko yakabaye. Muri make nuko bimeze, izo assurance nuko zikora. Uwakenera ubusobanuro bwimbitse kuko buri muntu, buri famiye, buri muryango ugira ibyifuzo bitandukanye bitewe na situation barimo, bitewe n'ubushobozi bwabo, bitewe n'ibyifuzo byabo muri rusange. Urakoze Busingye, ubusobanuro bwinshi bwiza cyane. Hari ikintu numvisemo kiri interesting, ni ukuvuga ngo ya mafaranga utanga ubuzima bwawe bwose aba accumulated, agenda niba nava ko agenda yiyungura. Mbese ugira cashback, ni ukuvuga ngo amafaranga agenda agaruka. Ni ukuvuga ngo usibye kuba yagufasha muri life insurance, ushobora no kuba agenda yiyungura, harimo inyungu, agenda abyara inyungu, niko nabivuga. Ahubwo se nkabaza, ayo mafaranga ushobora kuba wayarotira cyangwa se wayakuramo ukiri live utaritaba Imana, ayo ngayo y'inyungu agenda niko bimeze rwose. Niyo mpamvu bayita living benefits. Okay. You use your benefits you use your benefits when you still living. Ni ukuvuga ngo uyakoresha ukiriho. Hari death benefits, ayo ngayo akoreshwa na beneficiaries bawe cyangwa umuryango wawe wayasigiye, ariko yandi nayawe wowe nk'umuntu ushobora kuvuga uti ningera mu zabukuru naba ni 300, 400, 500 miliyoni se bitewe nayo washyizemo, ukayakoresha yakagusazisha. Hano ntabwo dufite hano ugiye kureba imibereho y'iki gihugu usanga ntabwo umuntu yashaje, ntabwo abana bamurera, babatwara muri nursing homes. Niyo mpamvu tugomba kuba careful twiteganyiriza. Hano ntabwo ufite wa muryango mugari uzagukurikirana warwaye ukaremba cyangwa se washaje, kandi za social security twese tubika dukora
akenshi iyo ukoze analize neza usanga zidahagije n'abashaje bo usanga abasaza muri 70 bagikora kubera ko ya mafaranga ntahagije. Ariko iyo witeganyirije birangije, niba abandi bazana abantu bakabarebera mu rugo, ntagombe kujya muri nursing homes handi bagufata nabi, ubuzima bwawe mbese ni wowe ubufite mu ntoki zawe, warateganyirije ahawe hubu n'ejo hazaza washaje cyangwa se n'umuryango wawe muri rusange. Yes, icyo baza warubajije ayo ngayo kurayo ntawe ukubuza kuko nayawe wibikiye. Yes, urakoze cyane. Mbaragiye nakira ibibazo bitandukanye kuri ino topic, niyo mpamvu mbaragiye mbaza ibibazo bimwe na bimwe kugira ngo mbarize n'abandi. Turi live, this is One Nation Radio, tukaba turi mu kiganiro business time hano kuri One Nation Radio. Tukaba turi kumwe n'umutumirwa Madame Immaculate Businge urimo kudusobanurira byinshi kuri ino gahunda ya life insurance. Mugere mwohereza ibibazo kuri social media zacu, turaza kugera tubibaza. Madame Businge, ko twavuze ko ino nyungu arimo wowe n'umuryango wawe. Ese nk'umuntu uri single, uri dependent, aramutse bigenda bite we nawe se ari required cyangwa se yungukira hehe? Nk'umuntu hari abantu bari independent adafite umuntu cyangwa se single adafite umugore, bigenda bite? Murakoze Bahati, nk'uko natangiye mbisobanura, kwiteganyiriza bitangira kare. Mboneraho no kubwira urubyiruko hanze aha, tubona ingero nyinshi aho tubura abasore batoya, aho tubura abakobwa batoya, abana bato, ibintu byo kugira ikibazo, kuba wagira impanuka, kuba wagira indwara zikomeye, kuba wapfa, ntibitoranya ku muto cyangwa umukuru. Kandi izindi nyungu zibamo gufata ubwishingizi bw'ubuzima uri mutoya, ibyo bita premiums cyangwa ikiguzi cy'ubwishingizi bw'ubuzima kiba ari gito cyane muri bwa buryo utanacyumva ko wagitanze, kubera ko assurance nawe ni business, barabibona bakareba ko uri mutoya, at most nta kibazo cy'uburwayi ufite, uretse impanuka ubundi ntago wakabaye upfa vuba. So the earlier you start the better. Ubu ndavugisha urubyiruko, the earlier you plan for your financial freedom the better. I can say ngo time is now. Utangira bukiri kare kuko nawe ushaka kurwara. Muri iki gihugu akenshi abenshi baza badafite imiryango yabo. Ese urwaye uyu munsi ntubashe gukora, waba kuri account yawe ufiteho ubushobozi bwa gutunga umwaka cyangwa 2 uramutse urwaye? If no, then you need life insurance. Ese uramutse upfuye kuguherekeza mu cyubahiro, wakwifuza ko hanze habajya gutangira gushyiraho GoFundMe ngo umusore kanaka wakoraga yapfuye? I hope not. So numva mu nshingano nk'ubumuntu, ubusanzwe ubumuntu ni ukuvuga uti ese ubuzima bwanjye buhagaze bute? Si umuto, si umukuru. Actually abatoya bunabahamagarira ko the earlier you start the better, you save and you accumulate more. Kuko nabivuga kuri assurance ikubikira, iyo utangiye uri mutoya ufite imyaka 25, imyaka 30, 20, uretse n'abana b'umwaka umwe ko ushobora kubafatira ubwishingizi. By the time ugeze niyo mpamvu ubona bene wacu hano abazungu bene b'iki gihugu, umuntu agura ngo 45 ya retirinze. Twese dukora mu buzi bumwe, twese twariganye, nta handi bakura kenshi wenda cyose bafite imitungo yiwabo, ariko bazi financial planning. Abera planize bukiri kare, umubyeyi agafatira assurance umwana we bukiri kare, uburyo ajya kugeza muri icyo gihe yaraccumulatinze nafasha kuvuga ati I need to retire early. Niyo mpamvu retiring ari kubera ko bafite ubwo bwishingizi. So yes, abatoya badafite imiryango, badafite abadamu cyangwa abana, bakeneye ubwishingizi as much as abakuru, kuko nabo izo ngaruka zose zabageraho. Murakoze. Urakoze Businge. Nibyo amagani, umuntu wese wumva ko ari umujene imyaka yose, nta myaka iri limited. Ni ukuvuga ngo time is now, nk'uko wari ubivuze amagani, ntabwo ushobora kumenya ejo uko bizaba bimeze. Turimo turagana ku musozo. Hari ibibazo namaze kwakira hano byagiye biza. Hari ikibazo cyaje kivuga, yes, ni ikibazo kivuga ngo kampani zikora buno bwishingizi zimaze kuba nyinshi. Mwebwe nka kampani yanyu mufite uwuhe mwihariko? Utandukanye n'abandi? Mbese like special mu gihe ama discounts mufite uwuhe mwihariko mwebwe?
Murakoze Bahati. Ngira ngo uretse na product ubwayo cyangwa na ubwishingizi butanga natangira no kuri serivisi. Nkanjye ubwanjye umwihariko wanjye abantu benshi insurance agents cyangwa abantu bakora ubwishingizi bw'ubuzima kenshi arebera muri sales akaza akakubwira ati biroroshye cyane ushaka gutanga $25 30 ukabona $500. Icyo ashaka no guclosinga ibyo bita sale cyangwa kubona umukiriya. Nge umwihariko wanjye wa mbere kubera ko nzi ko hari ubwishingizi bwinshi butandukanye ariko uko butandukanye mu guhenda cyangwa mu guhenduka niko bitandukanye mu nyungu. Mfata umwanya wanjye ukwiye gusobanurira abangana bose nkabereka izo term life insurance yes zigura ni makeya utanga zishobora kugufasha warwaye zishobora kuba gufasha wapfuye ariko mu gihe gito nkuko bayita term. Ibyo ndabigusobanurira nkanakwereka ya yindi ya whole life isa rero more expensive ariko igukavaringa mu buzima bwawe bwose kandi ifite na ya cash accumulation kuko nubwo tudafite umwanya uhagije ndari kubereka mu ncamake ibyo bita illustrations nkakwereka ushaka gutangira ushyiramo premiums cyangwa cya kiguzi utanga buri kwezi nyuma y'imyaka 10 ugasanga ayo wakimulatinze akubye inshuro nk'eshanu ayo washyizemo bivuze ko ufite assurance y'ubuntu. Ariko ya yindi ya term life ni make yes ushyizeho $50 baguhaye miliyoni nibura umujeni birashoboka rwose. $50 you get $1 million policy cyangwa no hasi yayo bitewe n'imyaka ufite. Ariko remember that term life is going to end. Ibyo ndabigusobanurira wakumva ko uzaba warakoze ukabikaza gutunga n'umuryango wawe yes you good to go for that. Ariko nakwereka ni ubwiza noneho buri mu yayindi igukavaringa for life kubera ko ntuzi ubuzima bwawe uko bumeze kuko byose bimenywa n'Imana. Ikindi nacyo insurance zacu service ntanga zose insurance ari term cyangwa whole life izo nkoramo zose zifite living benefits. Nge kubwanjye mbona ariho ruzingiye niko babyita mu Kinyarwanda. That is the main point ya life insurance kubera ko sinzi imyaka nzamara kuri iyi si ariko nzi ngo ndamutse ndwaye ndi covered ndamutse mfuye ndi covered ndumva aho hataho naba nzi ko ndi safe anytime. Nimara imyaka 100 well and good my kids will still benefit from my death benefits. Nimpfa vuba nabwo well and good abana banjye baza benefiting. N'indwarirwa ikomeye ikeneye kwivuza ntabasha kwivuza ubwanjye mu mufuka wanjye I am still safe. So umwihariko wacu cyane umwihariko muri assurance dutanga ni ukumenya ngo abatugana bose bafite ubwishingizi buba covering for life uramutse urwaye cyangwa upfuye. That is why to it again life insurance you don't have to die to use or life insurance with living benefits. Murakoze Bahati. Urakoze cyane ubusobanuro bwinshi bwiza. Hari ikindi kibazo mfite hano locations kijyanye na location. Umuntu ahari hose ashobora kuba member wanyu. Ninde ufata buno bwishingizi n'uri muri Amerika gusa cyangwa anywhere? Icyo ni ikibazo cyiza cyane Bahati. Ngewe ndi licensed gukorera muri Amerika yose. State yari yose muri Amerika nyikoreramo mfite uburenganzira ndi licensed. Ahandi hanze ubwo wenda ngira ngo uravuga wenda nko kuba yajya iwacu ni icyifuzo nari mfite actually. Nari maze iminsi negotiating na partners banjye kuko nge ntanga service ariko they are bigger companies insurance companies dukorana kureba uburyo dushobora kuzitwara no hanze y'imipaka ya Amerika. Birashoboka ariko tujye twibuka ko hari compliance issues cyangwa ibisabwa kugira ngo aya insurance abanze gusohoka bitewe n'igihugu runaka ugiye gukoreramo. Kandi ikindi nacyo n'ahandi wabijyanaho usabwa kubanza kubona ubwo bushobozi cyangwa ubumenyi cyangwa kuba licensed muri ibyo bihugu. So for now ndakorera muri Amerika yose ariko state yariyo yose wakwifuza ibusobanuro kwifuza izi service hose kuri ubu ndahakorera uretse ko nteganya kwagura amarembo business ikajya hanze ya Amerika. Murakoze cyane. Nanjye ikibazo nashaka kubaza kijyanye na
of course iyo umuntu akora business habamo ups and down, habamo nyine challenges n'iki. Mwebwe nka buno bucuruzi mukora hari inzitizi muhura nazo? So far navuga ko ntabyita inzitizi, wenda inzitizi navuga cyangwa challenge ni ukugerageza gusobanurira umuntu utumva wenda impamvu cyangwa inyungu, ariko that is why we are licensed to do this. Niyo mpamvu nanjye nabyize, buri muntu wese ntiyabyize, ntabwo nakumva ko buri muntu wese agomba kubyumva uko mbyumva. Niyo mpamvu dutanga nk'ibi biganiro. Actually thank you so much One Nation Radio kuba mufata umwanya wo gutanga ibiganiro nk'ibi kugira ngo musangize amakuru muri serivisi twese abantu bose bakenera. So ntabwo nabyita imbogamizi, is an education part, kandi kuyitanga numva it's an honor to me to do that. So ntabwo nabyita imbogamizi for sure. Ndabona is so far so good, abantu barabyumva ku buryo kubwo bushishikaje. So numva nta mbogamizi nabona rwose, ntabwo navuga ko hari imbogamizi ndahura nazo so far kubaho nangire gukora muri serivisi. Murakoze. Tugana ku musozo, bafite utubazo duto ngenda mbaza. Ino programme ujyanye n'inaribonye ryawe, iyi programme yari yagera mu Rwanda, ese hari gahunda mufite yo kuba gukora serivisi nziza kandi zafasha abanyarwanda bari no mu gihugu? So far hari gahunda se bisanzwe bihari mu Rwanda, cyangwa wenda mufite gahunda company yanyu kuba mwageza mu Rwanda? Murakoze Bahati, icyo ni ikibazo cyiza ariko kinakomeye, kuko as a professional I'm licensed again in America. Ntabwo mfite impamyabumenyi yo gukorera cyangwa license yo gukorera mu Rwanda, ariko ndibaza ko mu Rwanda insurance zihari, ndibaza ko zihari. Muri izo research nakubwiraga nateganyaga kuzagura amarembo ngani iwacu ngo ijya kurisha ihera ku rugo, ariko kandi ntabwo ubwo bushobozi bwo gukora iyo ndabugira. Ubwo nimara kubugira nkavugana n'ababishinzwe hariya, nkareba ibyo bafite nanjye n'ibyo nakongeraho. Icyo nzi cyo products ni nyinshi muri Amerika, ntabwo hari products zisa. Nkuko nakubwiraga hari traditional life insurance ziba hano, bavuga bati kana kafashe insurance izagufasha gusa uko wapfuye. So ntabwo ndamenya neza ziri iwacu, ariko ndibaza ko u Rwanda rufite insurance ibyo ari byose, I believe so. So ntabwo navugira u Rwanda kuko sinkorerayo, ntabwo ndi license gukorerayo, ariko it's in my plan kwagura amarembo nkaba nakorera n'iwacu kuko it's an open market. So ndumva nta kibazo cyabo. Murakoze. Ikibazo kibanziriza cya nyuma, tuba hano mu ma community, mu ma diaspora hano muri Amerika. Gahunda nk'iyi aba ari nziza cyane, haba hari uruhare rw'abayobozi ba communities diaspora here muri Amerika n'ahandi, kugira ngo babashe kubibwira abaturage babo batuye muri Amerika kugira ngo bagezeho buno butumwa. Hari ukuntu se mukorana, mama mukorana, cyangwa se wenda mufitanye imikoranire n'inzego zishinzwe Rwanda community muri Amerika n'ahandi? Murakoze Bahati, nkuko natangiye nkubwira nge iyi company cyangwa service ntanga ziri open ku bantu bose, Americans, Africans, abanyarwanda. Uretse ko biba karusho iyo mbashe gufasha mwene wacu, kuko nzi ko ari service nziza kandi bifuza, kandi ni byiza ko nkamwe actually nkamwe mugera ku bantu bose muri rusange, kuba tubashije gukorana. Ariko n'abene wacu community leaders babashije kubikora bakabishyiramo ingufu, it will be really very beneficial. Kuko yuvuga uti ndi umuyobozi wenda community leader, kuba community leader ubundi bivuze gufasha kuba amaso y'abantu ureba, ukabamenyera serivisi zabafasha ukazibegereza. Ariyo mpamvu nshimira One Nation Radio cyane kuba muri ijisho rya diaspora, niko nabyita, kandi dukwiye kubashimira ko izi serivisi nk'izi zinyura kuri radio zigera kuri bose. So kuri icyo cyifuzo cyangwa igitekerezo byaba byiza community members cyangwa community leaders bashishikarije abo bayobora kuba bafata serivisi nk'izi, cyane ko iyo hagize umuntu agira ikibazo nibo bafata iya mbere kugira ngo babashe kumufasha. So aho kugira ngo bajye bafasha abantu babwira ngo nimudufashe dufashe umuntu dushake GoFundMe, babashakira serivisi irambye, financial planning irambye, aho kugira ngo ufashe umuntu mu gahe gato. Kuko kenshi dukora GoFundMe
tugaherekeza umuntu ariko nta usubira inyuma kujya kureba umuryango we usigaye he, ese ufashwe ute cyangwa umeze ute. So ubwo ni nk'igitekerezo nabaha, ntabwo ari ukubategeka cyangwa icyo, ariko that should be the best way gufasha abantu, ubaha serivisi zirambye aho kubaha serivisi z'igihe gito. Murakoze Bahati. Urakoze Madamu Singe. Narakira ikibazo cya nyuma hano nabona ntakivubajije. Umuntu yarabaje ati se twabasanga he, umuntu abakeneye, muramutse mukeneye Madamu Singe na company ye, I think I can share the screen, sharing the screen, mbahe information. Umuntu yabasanga nk'uko mubibona hano hasi hari email zabo, ndebe ko nzibona. Murabibona hano hasi hari nimero zabo ni 817 808 459 murabibona ko email yabo ni ibfinancialfreedom@gmail.com, ibfinancialfreedom@gmail.com. Murabibona hano website yabo, mushaka more information, mushaka amakuru yandi menshi, mwaja kuri www.ibfinancialfreedom.com. Murabona ko hose barahari, baratanga life insurance, health insurance na business consulting, career development, byose. Rero ndabona no muri services z'ubucuruzi mutanga consultation, ntago nari mbizi mukora consultation. Murakoze Bahati, ngira ngo ako naho nagira ngo mpagere tugana ku musozo. Koko nibyo muri serivisi dutanga ubwishingizi bw'ubuzima, life insurance, tugatanga health insurance. Ngira ngo ku bantu benshi tumaze iminsi dukorana, hari benshi batanga testimonies cyangwa ubuhamya. Mu by'ukuri muri Amerika kuba mudafite ubwishingizi bwo kwivuza, health insurance, ni ikibazo gishobora kugutwara muri bankruptcy gikomeye. Uramutse urwaye bukomeye udafite insurance yo kwivuza, ni amakosa akomeye kuko ushobora kwisanga utazabasha kwikurayo. Kandi iki gihugu gifite serivisi menshi, cyangwa se nazita ubufasha bwinshi, kubera ko hari nka serivisi yaje ku bwa President Obama, yo bita health care marketplace. Iyo insurance ubundi bayita ngo ni Obama care kubera ko niwe wayizanye. Iyo insurance plan ifasha abantu bose badafite ubwishingizi bw'ubuzima ku kazi kabo, bakabasha kubaho ibyo bita subsidies cyangwa inyunganizi, izindi bita nyine tax credit. Uburyo usanga nk'imiryango ibona tax credit ikwiye gukavaringa the insurance for almost free. So abamaze kuzirangira ngo tumaze gukorana barabizi, batanga n'ubuhamya nuko tari kumwe kuri program. Please make sure your family has a health insurance, cyane cyane muri iki cyorezo cyateye, aho utamenya umwana yarwara nawe warwara. Tumaze kubona examples nyinshi z'abantu barwara bakamera amezi mu bitaro udafite ubwishingizi bwo kwivuza. Ni ikibazo. Iyo nayo ni imwe muri serivisi ntanga, kandi ndakorera muri Amerika hose. Ufite ikibazo kuri ubwo bwishingizi, please wangana nkagusobanurira, nkagufasha, kandi nakwifuza ko byagushimisha. Iki nacyo muri serivisi ntanga, nkora business consulting, nkakora na career development. Mpamagarira abajene cyangwa n'umuntu wese wumvamo ko afite ubushake bwo kuba rwiyemezamurimo. Please, twaje muri iki gihugu gushaka ubuzima, to achieve the American dream. Achieving American dream with a paycheck to paycheck is not, ntago simvuga ko bidashoboka cyangwa batabigeraho, ariko biragoye. So ni byiza rero kwikoresha. Abashaka kwikoresha, please let me know. Dukeneye abakozi, dukeneye kugufasha ukagera kuri rwa rwego ushobora kubasha kuba your own boss, and it is very good. Nakubwira ko bimeze neza. Ni ibintu bitanga amahoro, ni ibintu bitanga freedom. Your own boss. Biroroshye gufungura company muri iki gihugu. Bavuga ngo iwacu biroroshye ni 24 hours, ariko hano ho ngira ngo it's just minutes. Ujya kuri court house, as long as you have your business plan, it's well planned. Niyo mpamvu dukora consultants muri business consulting nyine, kugira ngo utangire business utayifitiye plan, again ishobora kugupfana. So izo service no turazitanga. Ikindi, career development.
dufite abantu benshi maze kuvuga n'abantu benshi. I try to help as much as I can. Dufite abantu bava iwacu baramaze kwiga bafite amadiguri, ariga accounting, yakoze economics, yakoze ibintu byose bishoboka, engineers. Yagera bakamubwira bati you know what, iyo diguri wize, ibyo wize, ubumenyi bwawe bwo hanze nta gaciro bufite. That is a total lie. Ibyo ni ugutesha abantu umwanya, ni ugutesha agaciro ibyo wize, kandi koko siko bimeze. So instead of kuvuga ngo uscrapinze ibintu byose wize ujye gutangira kuri zero ufate student loans, ahubwo fata certification. If you need help in that area, please let me know. I'm ready to help. Even if it means me to help you for free, iyo service ndayibemereye abashaka kwiyungura cyangwa se guteza imbere ibyo bize. So nizo service ntanga: ubwishingizi bw'ubuzima, life insurance, ubwishingizi bwo kwivuza, health insurance, business consulting and career development. So abashaka kuza tukaba rwiyemezamirimo, take it on. I'm here to help. Murakoze. Urakoze Madame Businge, iyo ni point ikomeye cyane kuko niho icyo kiganiro nkora cya business ndabona tugukenera cyane. Muri business hari abajene benshi bashaka kwikorera bari hano muri Amerika n'ahandi, n'abandi bajene bose. Iki nicyo gihe tugukenera kenshi mu kiganiro, uzajya nk'umukonsulta, kandi nimero mwazibonye, mwamuhamagara anytime. Nimero ni 817084597. Email nk'uko nayibabwiye ni ibfinancialfreedom@gmail.com. mwanyaruka mugasura na website yabo ni www.ibfinancialfreedom.com. So mushaka kujyaho mukareba information nyinshi, usibye no kuba twavuze life insurance n'ubuzima busanzwe, kandi koko icyo uvuze ni ukuri. Hari igihe umuntu azafite degree bakamushuka ati ntabwo hano bayemera, ugasanga umuntu agiye muri warehouse agiye gupakira amakarito, kandi hari ubundi buryo ashobora kwiga akaba ya degree ikaba yagira akamaro. Umwanya ni muto rero dusoza. Iyi ni One Nation Radio, njyewe ndi Bahati Kalisa mu kiganiro Business Time hano kuri One Nation Radio Studios. Nkaba ndi kumwe na Businge Immaculate. Businge, tugana ku musozo, ni ubuhe butumwa bwawe waha? Yaba hari ikibazo kindi kije ariko reka nacyo gisubize. Hari umuntu ubajije, ese uramutse usanzwe ufite assurance, ufite ubwishingizi bw'ahandi, birashoboka ko ushaka gufata n'ubwishingizi bwanyu kandi ufite n'ubw'ahandi? Murakoze Bahati. Ikibazo gishobora kuba kidasobanutse neza. Ushobora kuba ufite ubwishingizi ahandi, example nkunda guhura nazo, cyangwa yaba mu kazi ya. Murakoze, aho birasobanutse. Hari abantu bafite ubwishingizi bwo ku kazi. Nanjye ubwanjye ni muri abo bantu. Natunze ubwishingizi bwo ku kazi bwa life insurance, nzi ngo mfite the best kuva mu kazi kanjye. Ikiza cyabwo ku kazi barakontributinga, no ugashyiraho makeya, ukaba ufite policy nziza kandi itaguhenze. Ariko ibanga cyangwa ikibazo cyihishe nyuma y'iyo life insurance bita group life insurance, iyo insurance igufasha gusa abantu babyumve, igufasha gusa iyo ugikorana n'iyo company mukorana. The moment you leave the company, your life insurance isigara muri company. Kandi mwibuke ko nabasobanuriye ko insurance iyo uyifashe, the earlier you get it, iyo uyifashe ukiri muto, bigufasha gutanga makeya yandi ya premium ziyushyira buri kwezi, ikagufasha kubona menshi. Iyo wakoze muri company rero, nk'abantu abakozi beza bakora muri company 20, 30, ukava muri 50, 60, bizakugora kubona ubwishingizi bw'ubuzima, kuko ya yindi nk'uko mbivuze ntabwo uzayimukana, uzayisigazaho. Hari aba client benshi maze kugira aba functionnaire akubwira ati no, mfite the best, nkora muri leta, mfite the best life insurance coverage, ariko sinabarenganya, babazi ngo barazifite, ariko ntibasobanurirwa ko umunsi yawe muri company izahasigara, kandi cya gihe azaba akuze nibwo azaba yifuza the most, nibwo uburwayi buza, nibwo ushobora gupfa, kugira ikibazo, n'abana bari muri cya kigero bagukeneye. So that life insurance, group life insurance ends there. So nabagira inama rero, mwabantu mwe aba functionnaire, at least icyiza nuko akenshi musobanukiwe cyane kurushaho. Ni byiza komeza insurance kubera ko aho ukora baragufasha gucontributing, ariko fata insurance yawe ku ruhande bukiri kare, a private insurance bukiri kare, kugira ngo wende nisaza, kuko izasaza isatamu, izo insurance ziba ziri tamu, nisaza uzaba uri covered, bitazakugora
kuko mperutse hambere kugira umuntu yafashe insurance afata term life ya 20 years ntibamusobanura nyine abazingo yariteganyirije ariko iramusazana kandi musazana ageze mu myaka 70 n'indi is too hard. Ayo mafaranga baguca ntabwo wayashobora. So please keep your group insurance ufite ku kazi ariko iteganyirize ufate yawe n'umuryango wawe kugira ngo wenda umunsi wahavuye cyangwa umunsi yahagaze uzabe uri covered. Ibyo ariko nabivuga. Iki nacyo hari abandi bafite wenda izindi muri ntabwo mbwira abantu ngo baveho bari bose. Niba ufite ubwishingizi bwawe mu yindi company buguha izo living benefits biguha ibyo twasobanuye, please stay with that. Inshingano zanjye ni ukubisobanura kugira ngo ubashe guteganyiriza heza hazaza h'umuryango wawe, ariko niba ufite iyo ngiyo nziza kandi gufasha, please keep that, kuko niba ufite imyaka 10 ukayikata ubu ngubu nabwo izaguhenda kugira gufata iyindi. Ariko niba ufite insurance ya term mu byumve ngo ni term ni igihe imyaka 10 20 30 izagushirana. Inama nakugira ushobora gufata iyo ko nundi warayifashe ugafata n'indi ya whole life izagukomereza. Ikindi nacyo niba bagiye kubabwira iriya insurance ya term ushobora kwishyura imyaka 20. Iyo uvuze uyu munsi birananiye usohokera aho ngaho nta kintu na kimwe baguha. Ariko yindi nakubabwiye yindi ya whole life iriya index universal life insurance iyo ushobora gutanga amafaranga ukavuga uti nyatanze 5 years 10 years 20 years. Iyo uvuze usohotsemo harayo baguha ugasohoka nta gusohokeraho kubera ko wibuke ko ufite cash accumulation. So please niba ufite yo ku kazi keep it but get yourself iyawe ya private. Niba ufite yindi kandi noneho yafashe muri zindi company ni byiza rwose sinkubwira ngo yihagarike kuko niba warabitindanye uko yihagarika bizagusubiza inyuma. Ariko niba udafite insurance ifite living benefits birasa naho nta bwishingizi ufite kuko wishingiye gupfa gusa, ariko uramutse urwaye uburwayi butuma udakora ntabwo izagutabara. So muri make nuko nabivuga, niba ufite nziza keep it, niba ufite idafite living benefits please change as soon as you can bishoboka. Murakoze umwanya wagiye twari ufite ni mutoya. Ibyiza numva ko tuzajya tugukenera mu bindi biganiro ni haba igice cya kabiri twakira ibindi bibazo. I believe tuzaguhamagara ukongera ukaza ugasobanurira abantu nkuko wabivuze uti kano kazi ni ugusobanura, guhozaho no gusobanura. N'ubwe butumwa bwawe uha yaba afite ubwishingizi n'abatabufite, n'ubwe butumwa bwawe bw'uyu munsi? Murakoze Bahati, ngira ngo ubutumwa natanga ni ukuvuga ngo nyamureka waba uri muto, waba uri mukuru, waba uri single, waba uri married, waba uri single mom, waba uri single dad, take care of your finances. Teganyiriza ejo heza hazaza h'umuryango wawe, wowe ubwawe cyangwa se umuryango wawe. Kubera ko ubwishingizi bw'ubuzima ntabwo uzabufata ubukeneye. Ntabwo uzavuga uti nagize ikibazo cya kanseri, let me get life insurance. Guess what? Bazabanza kureba ko ubuzima bwawe buhagaze neza mbere yuko bayiguha. Ntabwo uzagira impanuka ngo uvuge uti reka mfate insurance, bizaba bitagishoboka. Ntabwo rero ni byiza kubikora now. You never know what tomorrow will bring. Ntabwo uzi tuba turimo tuvugana wasohokana kagize ikibazo. So igihe ni iki kiri imbere yawe. Teganyiriza umuryango wawe bigishoboka kuko birashoboka, ntabwo bihenze. Niba ukeneye ubusobanuro bwimbitse utabyumva neza, utazi neza which one you can go with, ndahari kugufasha nkuko Bahati yabivuze. Inomero yanjye irafunguye igihe icyo ari cyo cyose, 817 808 4597. Please ntimwicare ngo mutegereze ngo nzabikora ejo kuko ntabwo uzi ejo uko bizaba bikumereye. Ari ukuba warwara, ari ukuba wanapfa, umuryango wawe ugasigara mu kangaratete. Numva ariyo gahunda navuga, nta muto yubaho nta mukuru ubaho, twese dukeneye guteganyiriza ejo hacu hazaza. Numva muri rusange muri make ari icyo nabwira abatwumva, kandi mwagize neza Bahati ku Nation Radio. Ni byiza ibiganiro mutanga ni byiza cyane, n'ingirakamaro, mukomerezaho. Namwe mwadukurikiranye kuri uyu murongo mwagize neza, kandi ufite ikibazo wese I'm ready to answer. Ndahari kubasubiza nkabasobanurira aho mutumvishe neza. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Urakoze Madame Immaculate, urakoze cyane, kandi turagushimiye umwanya waduhaye hano kuri Business Time kuri Nation Radio.
tugushimira by'umwihariko kubera ko uri mu batumirwa bakunda kuza gutanga ibitekerezo byiza byubaka hano kuri One Nation Radio kandi byubaka abanyarwanda bari hanze n'abari mu gihugu. Tuzagumya tugukenera nk'uko twabivuze mu biganiro byinshi bya business kuko dufite urubyiruko rwinshi ruri hano kandi rukeneye gukora koko kandi rugatanga umusaruro ku gihugu. Murakoze abadukurikiye mwese live n'abari ku social media, mwakoze cyane. Naho ubutaha nakagaruka njyewe ni Bahati Kalisa, One Nation Radio. Murakoze. Murakoze.